aho muri bazima mwese se murahumeka amahoro. Mwabyumvise rero twije mu mwanya w'igitaramo, ikiganiro mukunda cyane muri benshi ndetse mukanabitugaragariza mu bitekerezo mutusangiza yemwe binyuze mu buryo bwinshi. Ukiri no kuri ibyo by'imisebeya wibuka ko hakurya y'umuhanda urumva ku mugaro wa Rwanzu no ku ruhande rumwe rw'umuhanda iyo nyine ujya Rusizi uca hagati aho ngaho ku rundi ruhande niho haba umusezero w'umugore we Nyirakabogo ariko uza kuba Nyiramavugo Nyirakabogo ku ngoma ikurikiraho ya Mutasi Mugesha. Neza neza umuzenguruko w'umusezero we waragaragara n'ibiti bihari by'imigote n'iyo misebeya nyine ndetse hakurya hari aho bita mu Banyamigogo umusaza witwa n'abandi barahatweretse kandi bivuze ngo Abanyamigogo babaga nyine ku misezero. Uvuga ngo nibivuze ngo hari ahantu hitwa mu Banyamigogo byanze bikunze bikubwiye ko aho hantu uri gukeka ko ari ku musezero ariko umusezero koko n'ikindi naho hamaze gusenyuka ibyo biti barabirimbuye. Oya n'ikindi nanone wibuke tuhageze igiti twahasanze nyuma twasanze nyine baracyangije ariko tugiye nibwo twasanze kiriya giti kiriya gikomereka nk'umuntu kikava kimwe kiva amaraso. Yego twagisanze aho ngaho tugiye Kayenzi ka Mugenda nanone turakihasanga ku misezero. Nabyo icyo giti kidufasha kwemeza neza koko ko bya bindi ari byo nuvuga ngo igiti tugisanze ku misezero y'abami b'umuriro aribo ba Yuhi tugisanze no ku Mugabe no kwa Nyirakabogo. Dushimire kandi umuntu watubwiye iryo zina kuko hari inkuru yacyo twigeze gushira niba ari kugiye sinibuka twarabe izina ryacyo abantu b'abahanga bazi ibyo biti banabyizera niho haje umuntu umwe atubwiye izina ryacyo nyine ryo muri scientifique nyine y'abahanga biga iby'ibiti ariko akitubwira no mu Kinyarwanda atubwira ko cyitwa umunyerera. Twari twarabuze izina ryacyo cyitwa umunyerera. Aha tuze mu mujyi wa Kigali ngira ngo Jadolphe ko ndabona iminota iri kugenda. Reka twizira mu Rukatsi. Yego batubwiye ko ari umurenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kagarama. Kagarama nibyo ne Kagarama. Okay. Harimo akagari rero ka Rukatsa mu midugudu igize akagari ka Rukatsa hari n'umudugudu wa Rukatsa nyine no ku biro byanditseho nyine ibiro by'akagari ka Rukatsa ibiro by'umudugudu wa Rukatsa biri aho ngaho. Kubera ikiro mu Rukatsa kanyandiko ibyo nibagirwa baraza kugenda nyunganda iyo higahindura vuga igitwiko na Rukambura warivuze dukomeze ubwo atangiye gukura noneho ni naho nyina Tunga yamuhereye ububasha amaze kurambirwa nyigaragambye ya rubanda bamusaba umwami aravuga ati noneho umwami yakuze dore ngo umwami ya rubanda ngiye kuba umugabekazi sinzongera kumwita mu ruhame sinzongera kuvuga ijambo mu ruhame dore ngo uyu mwami wa Gahindiro atangira kubaka imirwa rero kuko ari umwami w'umuriro nabivuze ahita ajya kubaka irubona rwa Gihara abaravuye yubaka ku Kamonyi aribwo yajyaga ku Murango Mataba n'ahandi hose navuze. Hanyuma rero ageze ku Kamonyi yari amaze kuba umugabo mukuru cyane afite imitwe y'ingabo yamaze kurema afite abatware benshi afite ababatoni n'abatari abatoni ariko afite n'abagize akamaro cyane ku ngoma ibanza ya Mibambwe Sentabyo aho yahuye Mibambwe Sentabyo yahuye n'intambara ya mbere y'Ibigina. Mu bantu babaye kubitiro ryo gutsinda intambara ya mbere y'Ibigina ni umutware witwaga Semugaza wari umutware w'Urukatsa. Urukatsa rukaba rwari kompanyi imwe muri kompanyi zari zigize umutwe w'ingabo w'Ababito watwarwaga na mwene se Ndabarasa ataramwana. Iyo ngoma iratambuka inkuru yabyo ni ndende ariko Semugaza aratsinda atuma n'abandi bose batsinda ingoma ya Mibambwe Sentabyo iraganza. Hagera igihe cy'ingoma y'umuhungu we Yuhi Gahindiro wimye ari umwana cyane bagatarabura n'abantu be n'Ibigina bye bari barungiye mu Gisaka baravuga ati turasakiwe noneho himye uruhinde ureba ntazaducika. Batera igitero cya kabiri. Igitero cya kabiri barakizana ndetse kigira imbaduko nini cyane ku buryo cyagiye kigira no mu Kabagari kivuye mu Gisaka kigira mu Kabagari ariko bigeze mu Kabagari Semugaza aragota n'ingabo ze z'Urukatsa n'indi kompanyi yabaga mu Babito yitwaga Abashahuzi ariko si Abashahuzi b'umutwe w'ingabo kuko Abashahuzi n'ubundi bari bahasanzwe umutwe w'ingabo umwe mu mitwe 9 yaremwe na Gahindiro ariko none Abashahuzi nka kompanyi imwe byo mu Babito ni izina rigarutse ariko mu buryo butandukanye kandi zose ari ingabo. Abashahuzi rero n'Urukatsa rwa Semugaza kuvuga ngo baraje Abashahuzi baraje urabyumva wavuga kuvuga uvuye
abashahuzi n'urukatsa rero bafatanya n'indi kompanyi yo mu babanda bamutwe ingabo b'ababanda bitwaga abakotanyi nibo babaye ikubitiro ry'izindi ngabo zose gushobora gutsinda igitero cya kabiri cy'ibigina bya Gatarabura n'icyo byo birarangira n'inkuru ndende ariko by'u Rwanda rwa Yuhi Gahindiro ruraganza mu by'ukuri Semugaza amaze kuba igihanganye cyane ku buryo yakundwaga na rubanda agakundwa n'igihugu cyose ariko abatware babandi bazi gushyashyariza burya hari aho bavuga ngo aho kuba ngo intwari y'ibwami wa Mutoni w'ibwami abatoni ni ba bantu tujya tubabona abantu birirwa mu biro bya ba boss bajya gushyashyariza bari muri shishishi bari mu makodo bari bahari rero babwajwe Mutimbo n'abandi bagenzi be rero bakamwanga cyane bakamugirira ishyari kandi bamuzizaga ibikorwa bye byiza bakamuteranya ibwami ubwo turi ku murwayi w'igahindiro wo kukamunya hariya rero buriya abantu bo kwanda barasa abazenga barasa n'abandi bantu bo kwanda barasa buriya babaye hari igihinga na hariya kukamunya ni mu gice cyabo cyane urumva na Semugaza yari afite urugo rero bibaho rero birakururuka na Semugaza agera igihe abibona ko ibwami bamwanga kandi ko ari abantu b'abato n'ibwami bamuteranya n'iki byose abona ibyo bintu atabibamo kugeza batangiye kujya bamubeshyera ko abana yareza bitwa bakabano baroga ngo bacuragura ngo ari ukumuteranya gusa kugira ibwami bazamutange bamwice kubera ishyari gusa ubwo inkuru ni ndende rero Semugaza agira aho arabibona aravuga ati rero nagize akamaro muri Rwanda nabaye intwari naramiye ingoma ebyiri ndi umugabo ndi intwari ingabo zanjye ni intwari reka u Rwanda ndubasigire sinshaka kuzamenya guhangana n'ibwami nigere gushaka igihugu cyanjye mbaha amahoro Semugaza rero ahaguruka n'ingabo ze z'urukatsa ariko hagati aho urumva yari umutware w'urukatsa rwo mu Mabito akagira na murumuna we umuhungu we witwaga Buyenzi nawe akaba umutware hanyuma urumva ko nsubiye inyuma gato ni bene Ndabarasa amaze kuba umwami rero urumva ntiyari gukomeza kuba umutware w'Ababito Ababito yahise abagabira umuhungu we Semugaza none umutware w'Ababito bose hanyuma urukatsa rero nawe arugabira umuhungu witwaga Ruyenzi urumva rero Ruyenzi n'umutware w'urukatsa asimbuye ise Semugaza hanyuma bombi bafata kompanyi ebyiri gusa zo mu Babito bafata nyine abashahuzi bafata n'urukatsa nubwo bacikanye ngo bivuze ko izindi kompanyi zo mu mutwe w'Ababito zasigaye ibwami ariko ubwo ntibasigaye bahiye ubwoba bumvise ngo Semugaza nibwo tugiye kugeraho rero hanyuma we n'ingabo ze n'abagaragu be na rubanda bamukunda igihiriri kinini cyane bava ku Kamonyi baragenda biyambukira bashaka kunyura banyuze bazamutse umusozi wa Kigali banyura za Gikondo na Kicukiro bakomeza bajya mu Rukaryi bakomeza Ubuganza bwose berekera mu Ngabo ikikorera ko Semugaza rero kuko abatware bandi baramushyesheje kandi bwami basaga n'abamaze kwemera ikinyoma cy'abatoni b'ibwami nuko ageze ku musozi wa Kigali n'umusozi wa Kigali uri hejuru ubureba ku Kamonyi neza ako kanya kibarakwaza yagiye kubona ingo ze zose baro barazitwika bamaze kuzishumika baro barazitwika agitsimbura ikirenge aho ngaho kibi kimenyetso gikomeye cyane n'ubundi bari bamufite bari bamurwaye niko kumwereka ngo ntabwo dushaka kuzanaga yari ikengeye ahubwo aragenda kuko bashoboraga kumutanga cyane bikamugwa nabi cyane ubwo rero naho ndi kanyandika ibyo niba baraza kunyibutsa aragegeza za Gikondo ageze Kicukiro yari afite urumva yajyanye ibyo byose n'inka ze n'amashyo n'iki byose ageze hari twita mu Rukatsa rero inka ye irabyara kuko ari umuntu w'intwari ntabwo yaragiye nk'umuntu wirukanwe aravuga ati ibyo yose anahatinda uwantera twarwana arahatinda bavuga ko ngo hamaze ukwezi inka irabyara barayihemba irafuma irakomera imaze gukomera baranyafata urugendo baragenda urukatsa rero kubera ko rwahatinze rwahamaze icyo gihe cyose ntabwo izo n'urukatsa ryavuga batangiye kwita mu Rukatsa kubera ingabo ze zo mu Rukatsa zahamaze igihe rimwe mu ishyo rye rero ryo mu nka ze ryari hepfo muri rya taba ryo hepfo Kicukiro hepfo kuri handi bita muri Niboye nyine ryabagaho ngaho ryitwa Niboye ngaho izina ryavuye turi ku mazina afite inkomoko mu mateka Niboye yitwa Niboye gutyo n'ubu hari umurenge wa Niboye ni izina rya rimwe mu mashyo ye ryari rihari mu gihe nyine bari bagitegereje ko yanka ifuma bagakomeza rero hanyuma rero ubwo bibazaga Niboye icyo bisobanuriye nizere ko mwabyumvise ni ishyo ry'inka rimwe mu mashyo y'inka ya Semugaza n'abantu be n'ikinyarwanda gato dukosore gufuma ni ugutumuziha ahubwo yashakaga ko ikomera umugongo ibashe kugenda iyo ugendesheje nka ikibyara nubwo yafunye yego ishobora igira ikibazo byanze bikunze kandi urumva yari inka y'ibwami inka y'igikomangoma urumva yari inka nziza yabaga inka cyane ntabwo rero bashoboraga kuyigendesha itarakomera umugongo
ubwo rero tubonereho duse n'abakomeza inkuru yose uko byagenze kuko inkuru ya Semugaza ku muntu yizi amateka ye araryoha cyane. Ubwo ibwami bamaze kubona agiye rero bamwe batangiye kuvuga bati ariko ko Semugaza yagiye akaba ari intwari tukaba tumuzi, akaba ajyanye ingabo zikomeye abashahuzi n'urukatsa, akaba kandi ajyanye na mwene se witwaga Sedindiri wari ufite umutwe w'ingabo witwaga Ibenga. Aba bantu nibagera aho bagiye ntabwo bashobora kuzadutera bagateza ikibazo ibwami. Baravuga ati nyabuna mutabara mwohereze ingabo zo kujya gutangira Semugaza. Uraza ko ibintu byakurikira byabaye bibi cyane. Semugaza aragenda n'ingabo ze baragenda mu rugendo rujya mu Ndorwa, baragenda bakambika ubwo byafashe igihe kirekire ariko baragenda bakambika ahantu bita mu Bukomane bwa Nyakayaga. ubu ni mu karere ka Nyagatare, Ni mu karere ka Gatsibo. Aho rero niho mu by'ukuri batinze igihe kirekire cyane. Ingabo z'ibwami ziroherezwa, zimwe zishinzwe kugira ngo zimurenge zijye hirya zizamutangire, izindi zimuguma hino bazamugotere hagati n'ingabo ze, hanyuma bazamutere bamwice bya Semugaza n'ingabo ze birangire byose. Ubwo ndihuta bigeze aho rero ubwo bohereje kwikubitiro. Ariko tubanze tuvuga ubundi urukatsa muri gukatsa bivuga iki? Gukatsa ni bimwe muri ya magambo y'Inyakirima rwa kera bitagikoreshwa ubu. Gukatsa ni nko kumenagura amabuye. Tuvuge nka biriya bimashini umuntu bimenagura amabuye ya konkaseri buriya twabyita urukatsa. Wenda n'ikindi muzumva igiti kigiye kugwa murabyumva, wenda nk'igiti kinini kwa kuri wabatanye igiti kinini cy'ingazamarumbu, nka bino biti wenda bazamo imbaho bakagitema kwa kundi gikonyoka kigakaka kigacika mbere yuko kigitimbura ku butaka gikonyagura imitsi yacyo. Urukatsa rero umva nicyo bivuze, urumva ko n'izina ryo biteye ubwoba, nuvuga ngo barakumenagura na ya mashini imenagura amabuye. Baragiye rero bageze ngo barakambika, hanyuma ibwami rero kwikubitira bohereza imitwe 4. Bohereza umutwe w'abarima Gihana Nyamihana ntiyari akiriho ko yitanze butabazi twarabivuze ku gihe cya Cyilima Rujugira. Ubwo umutwe w'ingabo wari wagabiwe umuhungu we witwa Nyirurubenga, ubwo ni wari uyoboye abarima rero. Aragenda we misiyo yari afite kwari kujya guhagarara hagati y'Ibenga rya Sedindiri na za ngabo z'urukatsa n'abashahuzi ba Semugaza, kugira ngo Ibenga ritazajya gufasha Semugaza igihe bazaba batewe bajyemo hagati, zigenda ziyobowe na Nyirurubenga. Hanyuma bohereza umutwe witwaga Abakotanyi, wa wundi wari intwari cyane wo mu Babanda. Aravuga ati umutwe ni intwari cyane, ugende ari ujya hafi yo kwa Semugaza. Bawushyira ahita Irwata rwa Gahabo, naho hafi nyine. Hanyuma Irwata rwa Gahabo bafata kwata nabyo ni ugusaturamo kabiri. Rwatangabo ni kuriya ingamba iba ndende. Ubwo nyine ni ukwagura, Rwatobo ni nka Rwagura. Hanyuma rero bafata undi mutwe witwaga baravuga ngo no gupanura. Wenda kugira ngo urubyiruko rubyumve, kwata beze no gupanura nuko kwagura. Rwata rwa Gahabo. Hanyuma rero bafata undi mutwe kompanyi y'ikivuka batarayishyira mu mutwe w'ingabo n'uyu witwaga Abacumita, warobewe n'uwitwaga Busasa. Wari Abacumita amacumu. Yego. Urumva Abakotanyi bo bari uyobowe na Semugende akaba umuhungu wa Vuningoma ni wari umutware mukuru w'Abakotanyi. Ariko urumva ko umutware mukuru yayoboraga umutwe w'Ababanda wose. Ntabwo yajyana na kompanyi imwe rero mu gihe umutwe w'ingabo wose utagiye. Abo umuhungu rero witwaga Semugende abari ujyana n'Abakotanyi. Hanyuma Abacumita bari hirya hitwa Nyabugondo, ni hirya ugana ubwo ni nkugana hafi za Ngarama. Urumva bagiye gutangira hiye, abandi batangiriye hino kugira babagotere hagati. Bohereza indi mitwe 2 rero, yohereza witwa Abashumba, bohereza n'undi witwa Abaruhije, baya uwitwa Binama bya Kimanuka. Ntabwo ari Binama bya Higahima ko ntabwo yari akiriho n'uwe wa kera. Binama bya Kimanuka urumva Semugaza aramuberese wabo, kuko Kimanuka ni wanda barasa na Semugaza akaba wanda barasa. Baragenda bakambika yitwa bya Kimasha ni hafi ya Gabiro. Urumva mu by'ukuri ingabo za Semugaza bari bazi kubiha hagati. Bavuga uti ngo ntazaducika ntabwo yazajye mu Ndorwa. Ubwo bagendaga bamwe bajya hirya abandi bajya hino, abandi bajya iburyo abandi bajya ibumoso. Hanyuma rero igihe kiragera rero habamo byinshi cyane, ariko nanone Semugaza ajya gucika ibwami ko Semugaza ari umuntu uvuga ati jewe singenda nk'umuntu wibye, singenda nk'umuntu ugenda abunda mu ndaro. Nta nubwo nahemukiye igihugu, nta nubwo nagiye hemukiye igihugu, ndetse na mbere yo kugenda agenda abanza n'abagore ko ngiye kugira batazagira bagenda nagiye mbunda. Ajya kugenda yagiye ibwami ajya no gusezera. Oya ni umuhungu wabivuze. Umuhungu we niwe Ruyenzi niwe wavuze ngo sinzi wamubajije ngo yaje gutata abantu ariko numvise ngo wibivanga.
uwo ni wa mutware w'abakotanyi witwa Semugende yagiye aho mu bukomane bwa Nyakayaga aramubwira ati ese ko numvise ko ngushaka kuzakomeza ngucike ujye mu ndorwa ko kugeza aho ngaho yarakiri mu buganza bwo mu Rwanda yaratarajya mu ndorwa nyine yarakiri mu nzira igenda aho ni nyuma aramubwira noneho uyenze aramubwira ati rwose Semugaza wimura imanganye mubeshyabeshya ngo urabona toya rwose tuzagenda ejo ndetse twagomba kugenda uyu munsi ahubwo ikibuje nuko hari abahungu banjye babiri bagiye guhiga za hariya za Rwagitima ejo nibaza tuzakomeza tujye mu ndorwa kandi tujya kugenda nzakubwira nzavuza ingoma ko tugiye hanyuma muzaze no mushaka guhangana natwe hanyuma muze duhangana ngaruka inyuma rero bagiye kuva ibwami ku Kamonyi kurumva ku Kamonyi ni ku murwa ni ibwami Semugaza yagiye gusezera kuri Nyiratunga umugabekazi ariko ntiyamubwira impamvu ariko rwose mumenye ko nimubona ngiye mumenye ko ndagiye ejo sinzabanze ko abantu bamuzira batamukunda batamwishimisha niho kwa kuntu umuntu ashobora gusezera ku kazi ntuvuga aho wabonye akazi ntuvuge ni na kontra uko iteye ariko ugasezera ku mukoresha ngo ngo turera harandi niboneye akazi rwose aho kugenda nyine ku mpamvu zanjye bwite nawe rero bambwira ati ku mpamvu zanjye bwite ngiye kwerekera mu ndorwa ngiye guterekera data ndabarasa ko Semugaza arafite urugo ihunga yaba yaga aho ni mu ndorwa kandi bwo Semugaza yatabaranye na Ndabarasa muri ya mitwe 6 yateye mu ndorwa ku ngoma ya Cyilima Rujugira Semugaza yararimo urumva ko bahatinze cyane yari afite urugo birumvikana batingiye guterekera data ihunga ya Buyaga tugondagiye kandi nzagira n'abantu banjye n'ingabo zanjye n'ibiki byose nimubona tugiye ntimuzagira ikibazo ariko nyuma nyine bwa numva byo byatangiye kwihwiswa bati Semugaza aragiye kandi ashobora kuzatumerera nabi iyo mitwe iragenda rero bageze aho ngaho mpite njya naho waruvuze ariko none najya gufata icyemezo n'umushumba we wabiteye umushumba we abantu barabivuze babiganiriye arabumva baravuga bati ariko koko ngo yari umushumba we kandi inka ze yarazifashe neza cyane arangije aravuga ati koko Semugaza azicwa hanyuma n'uyu mushumba abatuye kandi uko Semugaza yarafashe uyu mushumba ntazongera kumufata gutya umushumba arabyumva araza abwira shebuja rero arabimubwira nyine ko hari amakuru yamenye hari akagambane kari gakorwa ko hari akagambane kari gakorwa ndangije aramubwira ati ayo nayo abagaragu yigirayo kugira ngo agende nawe ajye kwirebera ageze rero niho cya gihe inkoni yamucikaga ikagwa ku ngoma hanyuma Nyiratunga akavuga ngo uwo ninde wishwe n'ingoma ati hanyuma Semugaza ati nigiye ututse koko nigiye ututse ndati yo ati mama ati ese ni wowe ati ntabwo nabimenye arangije aravuga ngo iki gitutse ntutse rero ngiye gushaka aho nzakirwarira noneho aragaruka agarutse menya mbibanza ahubwo wa mushumba amaze kubimubwira ibyo nabyo byabaye nyuma ariko wa mushumba amaze kubimubwira icyo gihe nibyo ntabwo mbivanze icyo gihe ahubwo yahise amugabira amuha inka ariko zo kumubeshyabeshya kugira ngo atazagenda araza abwira wa mugaragu ati ntabwo ureba ko yari amagambo y'abagaragu noneho amaze kuyizana umugaragu ntiyashirwa nawe yigira ibwami aragenda arabibabwira ababwira ko acitse Semugaza arabashuka abashutse nawe baramugabira arangije azana za nkara aza kuzereka Semugaza ati niho havuye ngo nyiramaso yerekwa bikibinda kirore yari afite ibimenyetso bihagije aramubwira ati ubu ngubu ukeneye iki kindi ikimenyetso kiye kintu ubona ko ugeramiwe ntubona ko uri mu kaga ati nyiramaso ntiyerekwa bike ibindi akirorera izi se si inka bangabiye kubera ko mubwiye ko nababwiye ko nakuvuyeho ati waje tukagenda ubwo rero niho rero yafashe icyemezo bikiraho rero izo ngabo zose zamaze gufata ibirindiro ibwami nanone ntibashirwa bohereza umuntu wo kujya kureba ingero ko kugira bitegure nyine kuzatera Semugaza bohereza witwa Rugira rwa Semakamba Rugira rwa Semakamba yari umutware w'umutwe w'ingabo witwaga Abazira kubingwa akaba ari umusyete kubera ko hari igihe cya Cyilima Rujugira twibuke inkuru ivuga ngo ntabyera ngo de ahavugwamo umutwe w'ubusyete wahishe Kirongoro nyina wa Cyilima Rujugira kuva icyo gihe rero urumva yarabagororeye burya abantu ntibabizi ariko babimenyera aha ngaha abasyete bo kwa busyete bose bahise bahabwa icyubahiro ndetse bashyirwa mu mfura z'abatutsi
noblesse. ariko bakoze ibintu bikomeye cyane. Noneho no kuva mu rubyaro rwa Busyete bose icyo gihe mbere umutwe w'abazira kubingwa waremye ku ngoma ya Yuhi Gahima wumva ni kera cyane watwarwaga n'abandi bo mu bundi bwoko. Icyo gihe Cyilima Rujugira ahita aciteka yuko umutwe w'abazira kubingwa uzahora mu rubyaro rw'Abasyete kwa Busyete. Niyo mpamvu wese bavuga rero witwa Semakamba wa Mihigo wa Busyete kugeza n'abitwa Bakatabirora n'abandi harimo n'uyu Rugira rwa Semakamba. Rero icyo gihe umutwe w'abazira kubingwa kuri iyo ngoma bigahindiro nyine baravuga tugenda ujye ku ngerero z'ingabo z'ibwami zagiye kugota Semugaza hanyuma utubwire uko zimeze uzuduhe raporo ifatika. Aragenda ajya mu ngabo ziriyereka za zindi zose navuze, ajya mu Barima, ajya ba Nyir'Urubenga bagira ngo barebe ko biteguye rwose bambariye urugamba, ajya mu Bakotanyi ba Semugende, ajya mu Bacumita ba Busasa no mu yindi mitwe handi mu Baruhije n'Abashumba, ariko ajya no mu za Semugaza kureba uko zitegura arangira azi bwami aravuga ati reka ndabwira gusa mukure amaso ibintu byo gutera Semugaza azabarimagura kandi koko niko byaje kugenda. Umva inkuru yavuze ati mugira Imana ibyo nabonye bibatari ati ko biba amaraso ntuzatere Semugaza. Iyo mitwe yose yari aho ngaho yiteguye kumurwanya, ariko nawe ingabo ze ziryamiye amajanja. Araza atanga raporo rero itahuye n'ibyo bashakaga. Ati yarajara bahabya batera ubwo yababwije ukuri arababwira. Noneho ubwo wa mugabo Vuna Ingoma ari umutware w'Ababanda, kandi twibuke ko imwe muri kompanyi yo mu Banda yitwaga Abakotanyi yari yaragiye hano barambirijeho cyane bavuga ati aha ni intwari ntabwo Semugaza azabashobora. Urumva Vuna Ingoma yari aho ngaho. Vuna Ingoma ngo ati ko nasoni wowe uraza ukavuga ibyo bintu n'ingabo dufite zikomeye hariya harimo n'Abakotanyi umuhungu wanjye Semugende ukavuga ngo Semugaza azadutsinda. Ndatoke ati sawa kabika n'umuhungu wawe arimo usaba urebe bizamubaho kandi kuko niko byaje kugenda. Noneho ubwo nibwo Semugende nawe yaje gutata bya bindi bavuga no Semugende yajya gutata ngo arese ko bazagenda ryari ari byo ya nkuru wari umaze kuvuga nyine y'uburyo umuhungu we bihenze yamushubije n'iki byose. Hanyuma rero igihe kiragera, igihe kigeze rwambikanye Abakotanyi nibo babanje gutera bamurwanyije atarambuka akiri mu Rwanda bashaka ko atazagira mu ndorwa. Baravuga ati atazanagera kure rwose kagenda akagira rubanda rwaho ukiyongera kuri rubanda rwe bakazadutera tumutangirira hafi. Abakotanyi batera Semugaza kwikubitira wa mutware Semugende wa Vuna Ingoma abarahaguje. Abakotanyi barabarasa bose, Abakotanyi bararangira barashira. Kandi twibuka ko kompanyi y'Abakotanyi yo mu Babanda niyo yari kompanyi kurikira wumva niyo yari kompanyi nkuru, niyo yari kompanyi ikomeye cyane. Gusenya kuko Abakotanyi byatumye umutwe w'Ababanda ucika intege bikomeye cyane, kuburyo kuva icyo gihe umutwe w'Ababanda wese ucika intege ugira abasirikare bake, ntibongeye no kuba ku buryo bake basigaye bacitse ku icumu. Bahise babashyira mu itorero ryitwaga Bakwiye rya Rwogera, ryaje kuba umutwe w'ingabo ukomeye ku ngoma ikurikiyeho Mutara Rwogera, abagira n'umurangangoma we. Bivuga ngo Abakotanyi n'Ababanda byose birangirira aho ngaho. Abo ni bamwe bararangiye kubiswe birarangiye. Noneho kompanyi wa mutwe w'ingabo w'Abarima ba Nyir'Urubenga bagiye guhagarara hagati y'Ibenga rya Sedindiri n'Urukatsa rwa Semugaza n'abashakuzi. Ibenga rishaka kugira ngo rijye kunyuramo hagati rijye gutabara kuza Semugaza. Abarima bari intwari cyane barasa Ibenga naryo rirashira, ndetse umutware waryo yitwaga Sedindiri wa undi mwene se wabo wanda barasa acikira Karagwe. Ibenga naryo umutwe w'Ibenga urangira aho ntiwongeye kubaho. Urumva nuko ikibazo ni kirero iyo nkune nayibagiwe nuko bajya Ibenga rijya gucikana n'ingabo za Semugaza. Sedindiri aravuze ngo ariko Semugaza nako Sedindiri ko Semugaza ari umugabo nkabundi ndetse kugendera mu kwa Semugaza kubera iki mara burya mu Nyarwanda yaciye umugani ngo turareshyira sonjesha yanga kugenda hamwe ni za Semugaza nzagenda ukwanjye bazarwana uko nanjye ndwana ukwanjye Semugaza se andusha ubugabo. Ibenga n'umutware wazo byabirangira umutwe w'Ibenga ntongeye kubaho. Ubwo rero Abarima bo bakoze mu byarangiye icyo gihe ntabwo wongeye no kubaho rwose amategeko y'u Rwanda kuva kuri icyo gihe. Hanyuma rero Abarima bumva bakoze misiyo yabo. Ubwo rero Abakotanyi Ibenga ubwo mugira mucishije ubwo Ibenga ni bisobanuye iki? Benga ariko cyane mu Kinyarwanda cyo hambere cya kera urabona uruzi runini twe nka Nyabarongo cyangwa Nyarugunga n'indi migezi minini cyane. Iyo ugeze ahantu ukata mu ikorosi aho bita mu ikorosi rikabyita gutyo mu Gifaransa babyita meandre. Mu ikorosi uzabona akantu gutya amazi agira gutya akizungurizamo cyane agasa najya hasi. Banavuga ko ikintu kiguye mu Ibenga kidashobora kuruhuka kubera ko kwizunguza kwamaze kuko gihita kijya hasi mu kuzimu. Ibyo nibyo biti Ibenga nyine. Bivuga ngo rero barakuzingazinga
iyo bakoze barakuzingazinga bakakuvunira mu kwaha nkuko nyine ibenga ryo mu ry'amazi iyo ikintu kiguyemo rirakuzingazinga niko kukuzingazinga ibenga ni kariya kaba kigaraga mbese hariya amazi aba yikaragira mo hasi nyine aho hasi amazi ahita kujyana mo hasi bituruka hejuru bijyana mo hasi nyine bikakuzika ku buryo udashobora kuvamo kuko iyo waguye mu ibenga ntushobora no koga ibenga ryakujyanye kuko uhita uhagama aho ngaho nyine baraguhagama rero ntushobora niba gucake ntabwo ushobora kubacika icyo bishatse kuvuga naho abarimo mu kurimana twagiye ubwo rero urukatsa rwa Semugaza n'abashabuzi bamaze gutsinda abakotanyi bigirira imbere bashaka kujya kwikomereza mu ndorwa nibwo bagiye gucumitana n'abakotanyi ko abacumita bo bari imbere gatoya bari bagiye gutanga neza hanyuma rero bahageze bakubitana n'abacumita umutwaro wabo Busasa baramwica n'iyo kompanyi y'abacumita iraraswe irarangira ntiyongere kubaho ni nabwo yari kivuga byarangiriye aho ngaho abacumita ntiyongere hari amacumu n'imyambaro hari abamujya mwumva amateka y'abacumita bahise barangira aho ngaho urumva rero hari hashigaje kugera hafi ya Gabiro ngo bagere kuri mutwe w'abashumba n'abasubije ba binama bya Kimanuka hariya abahurambuga baraza kuza nyuma ubwo ndabigeraho noneho rero binama rero arareba atari kuvundi ko Semugaza ari data wacu ko Semugaza urumva ni wanda barasa na Kimanuka ni wanda barasa urumva ko umuhungu wa Kimanuka rero binama Semugaza ari se wa avuga ati ndajya kurwana na data wacu kuyeki sundi turapiki avuga ati tonto wanjye onkre wanjye uzigendera amahoro ubwo rero bwamwe babimenye ko abacumita bashize abakotanyi bashize abatware bapfuye bohereza indi mitwe ibiri yo kujya gutanga support yo kujya gutanga umusada kugira bare ko hari icyo baramura nibwo bohereza umutwe witwa igicikiza rero uyu nitwa Muyango akaba wa Kamari Kagahurira kubera ikibohereza igicikiza cy'umuntu wo kwa Kamari Kagahurira nuko mu gihe Ndabarasa yaboraga imitwe 6 yagiye gutera indorwa hari igicikiza nyine hari ababito Ndabarasa hakaba igicikiza hakaba Imanga hakaba Batanguha hakaba Barota hakaba n'Intarimwe zigenda ziyowe na Ndabarasa bajya mu ndorwa batsinda indorwa urumva bahamaze igihe kirekire ni nayo mpamvu cya gisigo Ndabarasa amaze ku mwami kimubwira ngo mbwira umwami uko abandi bami bantumye kuko nawe yigumiye mu ndorwa hamara igihe kinini cyane abantu ko Ndabarasa mu ndorwa bari bahazi cyane ni nayo mpamvu umuhungu we Semugaza yari afite urugo n'abandi bose bari bafite ingo igicikiza rero ko cyari icyo cyaravugaga Musare yagiye kumubwira nyine ko abandi bami iyo bagaruraga ahantu ariko basubiraga nkaho yakwita mu Rwanda hagati noneho nawe rero abwira umusizi ngo amuhimbire igisigo cyo gusubiza Musare icyo yamuhimbiye rero cyaravugaga ngo batewe n'icyuburake kuko babandi bundi bamubwiraga nk'abamurakariye ko yahagarutse yatsinze indorwa kigumirayo hanyuma hari aho avuga rero hari umukarago uvuga ngo nindangiza ubuhingwa sindarangiza ubuhingwa kuko n'ubundi nubwo bari bafashe indorwa ariko n'uburyo ntibari bayifashe yose hari uduce twagiraga mo tukigomeka ari naho rero ubuhingwa rero yavuga ngo ubutaka bwose ntabwo ari abumarayo cyangwa ntabwo ari abuhinga oya ntari abuhinga indorwa yose ntarayirangiza utwo turimo ntabwo barayoboka neza ntabwo narangiza ubuhingwa namara kuhagarura neza yashyize ku murongo azagaruka urumva rero igicikiza cyari cyaratabaranye na Ndabarasa n'iyo mitwe yose kujya kugarura indorwa kandi igicikiza kiyowe na Kamari Kagahurira n'umuhungu we uwo Muyango yararimo ndetse umuntu witwa Sendakize twigeze kuvuga Sendakize wa Nkomero inkuru ye ni ndende rero tubona umwe tuzayivuga ariko yari yaragiye gutabara yo nayo kuko icyo gihe Ndabarasa aterayo Sendakize yari mu ngabo z'abami b'indorwa ngo yarara aho ngaho abonye Ndabarasa kubera amateka bari bafitanye tutari bujye muri maremare cyane wenda tuzabikorera inkuru abonye Ndabarasa ni neza mugire n'uburyo babaye n'ibyo avuga ati sinaguma mu ndorwa nyingi njye mu za Ndabarasa ahita aza mu ntarindwa za Ndabarasa ariko ntabwo yizanye ahubwo bariho barwana hari umuntu waje abwira Ndabarasa amubwira ati mu bantu turiho turwana mu ngabo turiho turwana Ndabarasa ntarabumwamara cyangwa umutware wabiri ati mu bantu turiho turwana twabonyemo Sendakize nabonye umuntu usa na Sendakize aravuga ati ntabwo bishoboka Sendakize yari yaravuye mu Gisaka arwaniye ingoma n'umwami w'Igisaka ahungira i Burundi agirayo ibibazo
ibibazo nabyo yagize, Uburundi bwabanye n'Igisaka, bwashyingiranye n'Igisaka, aravuga ati nahungiye ubwayi mu Kigunda, nshobora kuzabigwamo. Icyo gihe rero Uburundi buriho burwana n'u Rwanda muri za Gisagara, abona Ndabarasa yari amuzi nk'uwari wararerewe iwabo kwa nyirarume, arangije aramubwira ngo umwana w'umwami, aranamiza aramubwira ngo umwana w'umwami ngo ugendere ntawamenya, yanga kumurasa kandi yashoboraga no kumurasa. Bukiye yima ingoma mu Rwanda, i Rwanda yari atarima, arangije babwira, ahubwo baramurega, Abarundi barega Sendakize ko yanze kurasa igikomangoma cyo mu Rwanda kandi akireba. Hanyuma ahita ahungira mu Rwanda, arabimenya ko yanzwe, ahungira mu Rwanda. Amaze guhungira mu Rwanda naho bohereza umurundi uza kumuteranya na Cyilima Rujugira. Amaze kumuteranya na Cyilima Rujugira, noneho mutanze ahura nanone na Ndabarasa, yamutanze, abwira abamujyanye ati mumujyane ni mumugeza ibikomangomwa babirohaga aho Nyabarongo ihurira n'Akanyaru mu kona k'amashyuza. Arababwira ati nimuhamugeza mumwambutse mumureke yiyambukire hanyuma yigendere. Aragenda ageze mu Bugesera rero nanone ashwana sinzi uwo bagiranye ibibazo, nawe aramwica, nibwo yahungiye mu Ndorwa. Ni inkuru ndende rero mpamvu nari nanze ko tujyemo kugira dukomeze iby'igicikiza. Urumva n'icyo gihe Ndabarasa atera mu Ndorwa, Sendakize uwo nguwo yari arwana ku ruhande rw'Indorwa nyine ko ariho yaragiye. Ibyo byose umaze kuvuga rero, bamaze kumenya n'iki byose, Sendakize baracitse, yizira mu za Ndabarasa nyine, ahita ajya mu mutwe w'Intarindwa nyine, kuko nabivuze ko mu mitwe 6 harimo n'Intarindwa, akaba ari nawe wishe umwami w'Indorwa. Nicyo nagiye kuvuga rero, umwami wari icyo gihe yitwa Gahaye wa kabiri Muzora, niwe wamuciye umutwe awuzana Cyilima Rujugira. Noneho mu Ndorwa bahita bimika umuhungu we witwaga Rubunda. Wa wundi Muyango navuga akaba agiye ayoboye Gicikiza rero, icyo gihe nawe yarimo kurwana ku ruhande rw'Igicikiza ari kumwe na se Kamari Kagahura wari uyoboye Igicikiza nyine, kandi ubu Igicikiza nicyo cyagiye noneho kiwe na Muyango. Muyango rero niwe wishe Rubunda nawe, uvuga ngo nuvuga ngo Sendakize yishe umwami waho Gahaye wa kabiri Muzora, hanyuma Rubunda nawe yica igikomangoma mu Ndorwa bari bimitse yitwaga Rubunda. Ubu byo byose yarabizi kandi yari afite amateka yahakoreye nyine ari kumwe n'Igicikiza. Baravuga ati umuntu uhazi rero uhazi neza, reka tuba rero bohereza Muyango uyoboye Igicikiza. Aragenda rero ahageze ajya handi rwato rwa Gahabo aho abakotanyi bari agira amahurizo abiri. Icya mbere yari inshuti magara ya Semugasa, ngiye kurwana inshuti yanjye kuri Semugasa kweri turwane. Icya kabiri misiyo yari igoye, ngiye gusimba abakotanyi barashwe barashira, Semugasa ndamuzi, ubundi ntari buturangize. Bimuyobeye rero yanga kurwana, yamanitse amaboko, amanika amaboko, tegetse nshaka kurwana Semugasa ni hanze nzana. Icyo gihe urumva byarangiye bite, baramutumije ibwami, baramutanga, Muyango nuko yapfuye. Ubwo undi mutware ntapfuye, Igicikiza nacyo kiragaruka. Hanyuma bohereza undi mutwe wa kabiri rero babavuga iyo yigumira yora nyine yavuze navuga ati ninguma yo n'ubundi ibwami nanjye bazantera abanyice, bazica abagore banjye, bica abana banyage, bagire bate, kandi bari basigaye mu Rwanda. Ati wenda byashoboka ko bazangira imbabazi wenda, kuko nabo barabizi ko Semugabo zari umugabo, ntabwo bajya guhangana nabo. Bohereza rero kompanyi yo mu Ntaganzwa n'abicyo gihe bari abantu bakomeye cyane, bitwaga Abahurambuga bavugaga rero. Iyo wowe n'umugabo witwaga Nyagatanda yarazitwagariraga Munana, ko Munana yari akiri umwana, niwe wari umutware w'Intaganzwa, kubera ko Intaganzwa zari mu Kunguma ya Gahindiro. Intaganzwa zaremwe na Nyiraruhi Nyiratunga, azigabira umwana we Munana, ariko Munana yari akiri umwana, zikaba zitegekwa n'uwo Nyagatanda rero. Nyagatanda agenda ayoboye Abahurambuga baraswa bose bararangiwe na Nyagatanda aricwa. Ubwo batware bangahe n'imitwe ingahe irangiye yose irarangiye, Semugasa yose yarayijimije, hasigaje babashumba n'abasubije barigabiro babinama bya Kimanuka. Inama bya Kimanuka rero ko we atari yagiye mu kurwana, yabaretse baragenda yihise ibwami rero barabira bati se ingabo zarashize, imitwe ingabo yarashize, abatware barashize, ubuse Kimanuka nawe tumurenganye, ntitwamurenganye, ndetse byo tukwereka ko tutanakurenganya, bahita ntitwakurenganya pe, nta baramureka rwose, baramureka ahubwo bamugabira wa mutwe w'ingabo babito wavuyemo Rukatsa n'abashahuzi wari utarabona umutware, kugira bamwereka ko nta n'ikibazo bafitanye nawe, bahita bamugabira abito ntagira ikibazo kindi. Hanyuma rero Semugasa urumva arigenda rero, imitwe yose yayirangije, nta kibazo afite, aragumya aragenda yigira mu Ndorwa yo hirya, ahaba igihe kinini cyane rero. Niho bita bituzana kuri ya nkuru rero y'igihe yajya gutera mu Bunyabungo,
kuko Semugaza aravuga ati jyewe navuye ibwami nta kibazo mfitanye n'ubwami, abantu baranshyashyarije, abantu bandebye nabi, bampora ubusa, ndabareka intwari ndigendera mbasigira igihugu cyabo, sinshaka kubatera, mbateye nabamara, mbarusha imbaraga n'iki byose. Ariko hari akantu twasimbutse ko ageze ku musozi wa Kigali mbere yuko uzamuka, ikintu cyerekana ko Urukatsa hari abantu basanzwe pe. Urukatsa niwo mutwe w'ingabo wonyine wari ufite abarwanyi bashobora kurwanisha umusirikare, bayarwanisha umwambi, umuheto, afite n'ingabo yikingira. Kuri kubuntu bishoboka. Ushobora kurasana n'icumu gufasha ukuboko kumwe, ukundi gushobora kwikingira ingabo. Ariko niba ufite umwambi n'umuheto ukoresha amaboko yombi, ushobora gufata ingabo. Ufite akaboko kwa gatatu. Kandi kera abo barabikoraga. Bivuze ngo iyo wagura kurwanisha umuheto n'umwambi, habaga hari umuntu wa kabiri kuri iruhande ugukingira ingabo nawe akikingira. Muri Urukatsa niho honyine, sinzi ukuntu babigenzaga n'ibintu ntashobora kwiyumvisha, niho honyine habaga ingabo bashobora kurwanisha umuheto n'imyambi, afite n'ingabo yikingira. Urumva mu yandi magambo, ahantu hakarwanye babiri harwana umuntu umwe, ahantu hakarwanye abantu 100 bo barwana ari 50. Aho bateraga nyine basiga. Hanyuma wibuka ko bageze ku ibere ihetse irindi, basanze ngo yari yarigize ishyano mu gace k'Uganda cyangwa yaramazi inka, yaramazi ihene, barayifata barirukankana bayicisha amaboko, barayifata barayishwanyaguza n'amaboko. Urukatsa ntibari abantu, baragenda bageze mu ndorwa, igihe kirahita rero kiba kinini, bigeze bwami bakajya bamutumaho. Rero Semugaza twarabimenye, wazize akarengane, wararenganye, uri umuntu w'intwari, turagukunda, none uzagaruke rwose tukugabire tuwe. Aravuga ati ibyo nashaka byose nabibona, icyo nashaka cyose nagikora, ni mu Rwanda ubwami bwanyu, nimwigumira aho ngaho, nta kibazo mfitanye namwe, igihe nzashaka nzagaruka, ariko jye ntabwo nzagaruka ngo hazagaruka umwana wanjye. Rwose mushyire umutima hamwe, sinzagaruka, sinzabatera, sinzagira gute. Reka rero noneho ibwami kwa Gahindiro bazatere mu Bunyabungo. Rero ubwo ariko haciye igihe kinini cyane, batera mu Bunyabungo bagamije gukuraho ubwigomeke bwari bwahaje, ndetse no kunyaga inka ngo zari nziza cyane zitwa kunge n'inyenyeri. Bohereza umutware witwa Kimana, bari baragurije zirera, baragenda bagezeyo barakubitwa na Kimana arapfa, ingabo zose zirashira, bagaruka amaramasa, bagaruka bacuritse amacumu. Semugaza arabimenya, ahari mu ndorwa aravuga ati u Rwanda nubwo naruvuyemo ariko ntirwamvuyemo. Aratamika n'abasirikare n'ingabo, aratamika afata ingabo. Iyo nkuru kagenda ko nayikomeza. aho baguye hitwaga Rujyo. Niho hanavuye igitutsi ngo akagenda mucyo. Urujyo niho izo ngabo za maze no kugenda ugiye ukagenda buheriheri cyane nk'amahembe muri mu Bunyabungo. Twibutsa no ko tuvuze Ubunyabungo muri icyo gihe ni ukuva mu gace ni hasa hakujya Rusizi, no kuva hariya za Bukavu umanuka kugeza Uvira. Ako gace kose kita mu Bunyabungo bwari bwami ingoma y'abashi. Yego. Hanyuma aho kuri Rujyo rero niho izo ngabo zashiriye, ni naho nyine Kimana yiciwe. Hanyuma ngo hari umuntu witwaga, hari abantu bacuruzaga bitwaga abatunzi. Abatunzi ni abatundaga nyine abacuruzi, batundaga ibicuruzwa bakaguranisha. Noneho umutunzi rero barahura, yaravuye mu Rwanda. Semugaza nyine aramumenya nyine ko avuye mu Rwanda, aramubaza ati ese mu Rwanda ni amahoro? Undi ati ntayo. Amahoro bwa ati ni amahoro bwa. Ati ese byagenze bite? Amutekerereza rero amahoro bwo mucishije no kuvuga ngo nta mahoro ariyo nta kigenda. Baragayitse u Rwanda noneho amubwira rero ukuntu u Rwanda rwateye mu Bunyabungo rukahagirira icyorezo, ingabo zigashira, n'umugabo w'igitera kwicwa. Ngo Semugaza arababara cyane, ati u Rwanda naruvuyemo ariko ntirwamvuye. Ati ategura igitero cyo ku Bunyabungo, gutegura igitero cyo guhorera u Rwanda, kandi atakirimo cyo guhorera u Rwanda. Gutegura igitero byabaga ari gutegura igitero. Urumva yabwiraga Batanazi bakabanga imiheto myinshi ishoboka, akabwira abacuzi bagacura imyambi myinshi, akabwira nyine akitegura, nyine bagategura buri ngabo ikagira amacumu, imyiteguro yose y'ingabo bizabatunga, intwaro zizabatunga ku rugamba. Noneho arangije rero barahaza, bageze ni nko ku mupaka nyine aho ku Rwanda, abona umuntu wirutse, arabibona kuko nyine n'abatasi babaga batuye aho ngaho. Abonye yirutse aramugarura, aramubwira ati nimwirukanke mungarurire uriya muntu. Nyine urumva yabaga azi amabanga y'ibwami, aturiya muntu ni umutasi, nimumungarurira. Baramugarura, arababwira ati rero nagira ngo utajya kumvugira ibitari byo.
ndabibonye kuri umutasi, ndabibonye n'ikikujyanye nawe ugiye, ariko ugenda uvuga ibi. ati gende umbwirire ibwami ko ntabateye ngiye guhorera u Rwanda, ntihagire umbangamira mu nzira, ntihagire unsagarira, ntabwo ari bo nteye, ngiye guhorera u Rwanda mu bunyabungo, bampa inzira nitambukiye. Ibwami nabo barenga icyo bapfaga na Semugaza, baramubwira bati rero niba uriho ugiye uba uretse tugushakira imana, tubanze turaguriza icyo gitero. Nabo barenze icyo bapfaga, bumvise bapfaga ubusa nyine, se ya magambo se abandi bimbura mikoro gusa, bati rwose wihangane tugushakire imana. Nawe atuma wa wundi ati genda ubambwirire ngo ya yindi cy'Imana yajyanye niyo ngiye nkurikiye, iracyafite agaciro, ntibirirwa bashaka indi, ngiye nkurikiye ya yindi ya cy'Imana. Bamuha inzira rero, aratabara, ntihagira umubangamira, bakagera mu bunyabungo. Aragenda ararwana, aratsinda, hanyaga amashyi abiri, ikunge n'inyenyeri, akuraho ubwigomeke, asiga n'abatware. Yego, wowe umutware urategeka, asiga bimitse asigaho ubutegetsi, bamwe muri za ngabo, ibintu byose bishyira ku murongo, ubwo bwigomeke bukuraho, ashyiraho abatware, mbese nk'aho yakabaye ari umwami watsinze, agashyiraho abatware, igihugu cyongera kirayoboka. za nka rero zikunge n'inyenyeri z'ubugondo azohereza ibwami. Amaze kuzohereza ibwami yisubira mu buhungiro, ngo ariho agenda rero intumwa zimugeraho, bajya kumugarura bati rwose harya nimunyibutse icyo gitero yagabye mu Nyabungo, yari akigabye aturutse hahandi mu ndorwa, aturutse mu ndorwa. urumva yari yarikatiye igihugu. Urugero umuntu ashobora gukora nk'icyumweru n'amaguru kugira ngo agere aho hantu, cyangwa nk'ibyumweru bibiri, nabyo bishobora kurenga. Hanyuma arangije rero bajya kumutangira bati rwose twarabimenye n'icyo twapfuye, twagira ngo ugaruke, n'ubundi nabaduteranije. arababwira ati rero ndamutse ngarutse cyaba aricyo cyanjyanye, aragira ngo najyawe no kugira ngo nshake ubutegetsi mu Rwanda, ngaruke mu Rwanda, nari narabuze uko ngaruka, none mbonye ayo mahirwe. Si ibyo ngibyo, byaje kura iherezo, byaje kurengera yisubiriye mu ndorwa. arababwira ati jewe nta kibazo mfite, nzasazira mu ndorwa, atahubwo mu Rwanda hazagaruka umuhungu wanjye ari we Ruyenzi. Byarangiye nabi, kubera ko abantu bashyashyariza ba Rwajwamutima bakomeje kumugira ishyari rikomeye cyane, ntibigeze bakura mu kumwanga. Igihe cyarageze, Ruyenzi aza kugaruka mu Rwanda. Semugaza yarisaziye, apfa azize igituntu, arwaye indwara y'igituntu. Muri icyo gihe cyari cyeze, igihe cya Gahindiro n'igihe cya Mutara Rwogera. Muri ibyo bihe igituntu cyari cyeze, si no muri Afurika, si no mu Rwanda gusa, n'i Burayi cyari gihari. Nta miti, nta rukingo. Hari abatware benshi bazize igituntu, na ba Kimanuka nicyo bazize, ba Sendashonga w'Umunyaruguru nicyo bazize, umwami Mutara Rwogera nicyo yazize, igituntu cyari cyeze. Hanyuma rero Ruyenzi agaruka mu Rwanda, agarukana na za ngabo. Ahageze Rugajwamutima ikintu yakoze akagambane bwami, bohereza igitero i Burundi, ariko bagambanye n'abandi batware kugira ngo Ruyenzi nibamara kwambuka baho Rwanda, umutware Ruyenzi bamutererane, ingabo z'i Burundi zimwice. Nuko bya Ruyenzi byarangiye n'urukatsa rurangira rutyo, narwo rurangira muri ubwo buryo. Ariko Semugaza asiga amateka yuko ari umuntu wari intwari ku rugamba, ari umuntu warengeye igihugu, ari umuntu wakunze igihugu, ari umuntu wakitangiye, ari umuntu w'intwari bihebuje, ariko nanone utarigeze agira ibintu by'ubugwari bwo kwanga igihugu cyangwa gitererane, no kwanga n'abandi, no kugira gute, no kwihora. Aho yagiye hose u Rwanda rwari ku mutima cyane. Harya Fayi, hari ya mashyi abiri, nzi ko Nkusi yagabanyemo rimwe, wagabanya irindi numva ntamwibuka. Ntabwo namwibuka neza, ariko bigomba kuba ari muri bya bintu byabagamo by'imihigo. Hanyuma hakaba ugira inka y'ubumanzi, agenda ibugwara mwayisiki, n'inka y'imirindi. Ntabwo nanjye mbyibuka neza, ariko ni muri ubwo buryo ayo mashyi bagiye bayagabanya. Ariko rimwe ryo ryagabanya Nkusi rero nanone ngo yigeze, hari indi nkuru iryoshye. Nkusi yagiranye ikibazo n'umugabekazi, noneho kandi ni yari mukasi. Noneho arangije rero amuciye, baragenda barabimubwira, nyine babibwira Rwogera ko bamuciye, ko Nkusi yaciwe. Arangije nyine bicaye bamanjire babuze icyo bakora,
hari umugabo usetsa cyane arababwira ati se ati byagenze bite, barabimubwira ati ni mu mpitabi hanyuma ikibazo ntibakemurire, bati ngaho se dutabare. ngo aragenda abwira ajya mu rukamishirizo habaga ingoma, aragenda arababwira ngo nibaremererwe ingabe hanyuma ingoma z'imivugo zijye ku mugendo. Barabikora, bamaze kubikora agiye kumva rero yumva ingoma ziri ku mugendo, umugabekazi yumva ingoma ziri ku mugendo arikanga, arahamagara ati se bigenze bite. Noneho wa wundi aragenda aramubwira ngo bakurikiye mwene nyina, bakurikiye mwene se waciye. Noneho arangije arabahamagara ati ntasoni, ati nibagaruke. Baragenda rero babwira Rwogera ngo nagaruke. Noneho bagarutse ngo arababaza ngo ese mwari mugiye? Twari tugiye aho ingorwa zijya. Twari tugiye aho ingorwa zijya. Ati ko nikangariraga umwana, ati jyewe nigeze muca. Noneho nyuma rero baramubwira babwira Nkusi bati rero guhera uyu munsi uzajye wirahira Rwogera. Jye wirahira Nkoronko kuko yakundaga Nkoronko cyane. Ati jye wirahira Nkoronko. Noneho Nkusi rero igikomye cyose ati mba ndoga Nkoronko. Noneho ati kandi uzajya umwirahira umugabekazi yumva. Arangije rero yumva yirahira Nkoronko kandi yakundaga Nkoronko cyane. Ati se burya niyangiraga umwana burya yirahira umwana wanjye. Guhera ubwo rero nawe aramukunda aba mutoni. Niho havuye rero ngo inka ya Nkoronko igira inkomoko. Kuri nanone igihe twavuga bya Semugaza bajya gufata urugendo rwo kugira ngo mu gitondo bigendere bave gukomana akayaga bakomeze mu ndorwa, umwe mu bagaragu witwaga Rukubita nawe yari intwari cyane. Ashatse guhinza ngo rero ko abantu bose bazi na Semugaza koko bari kumwe, nta banyabwoba barimo bari bubatetereza ku rugamba. Mbigeranya nka biriya generali nyakwigendera Fred Rwigema yakoze bageze ku muvumba bagiye kwambuka mu Rwanda, abwira abo bazanye ati umuntu wumva afite ubwoba, uwumva afite ubwoba yisubireyo. Nawe rero yashatse guhinyuza arababeshya, abwira abari bose ati jewe rero mw'abantu mu ngubu bye ndumva je ntafite gahunda yo gukomeza na Semugaza izi ntambara urugamba ashaka kutujyanamo jewe ndumva rwose urugamba ntarushaka ntanarurimo je nshobora no kwisubira mu Rwanda. Agira ngo rebe ko hari abahita batinyuka bagatera agatoki bati nanjye ntabwo tuzajyana nko kubatinyuka. Ariko ubwo n'ubundi wari bugira cyo bari bumusiga aho ngaho niko byari kugenda bari kuba batavye mu nama. Yego kuko kugira ngo nyine bamenye niba abantu bose bari kumwe koko. Hanyuma rero abona abantu bose ngo cwe ntihagira umana ku rutoke none afata ati ndaho cyo nshaka ndakimenye abantu bose turi kumwe koko. Nta numwe uzadutetereza ku rugamba, nta numwe uzatubera intati, turi tayari twese uzatera tuzamurwanya turi hamwe. Urumva rero habayemo byinshi, ariko ibyo byose muri rusange iyo ukurikiza inkuru zose uhita ko kubona ubutwari bwa Semugaza ndakurahira. Urakoze cyane. Tubiciye muri makeya muri bari ndende. Erega n'ubundi ngo ararikwa ntashira, cyane inkuru nk'izi ngizi z'ubutwari bw'Abanyarwanda. Ndize ntashidikanya ko umusaza Rwanyindoro ho naridi rwose natwumva aravuga ati kuko rwose murakoze cyane. Yongera yoheze n'ubutumwa tubwire n'ahandi ko dushaka kuzamuka hose tuzahamujya. Noneho ari abantu batwereje ubutumwa ariko ntabwo muri basubiza uyu munsi kuko iminota yadukenderanye, ariko reka tujyane uwo mukoro. Uwitwa Bireme Siraji Nizeyimana reka tubwire ko twumvira burira ndago turabakurikiye cyane. Nikiza Ernest Sagaga ati rwose nibakomereza ngo kandi gutaba bazadusobanurire n'amateka yo mu miko y'abakobwa rwabugira ikagiye mu ngororero. Mahoro Bireme Siraji ati ndabumvira mu byangabo, ati mukomere cyane kandi igitaramo tugikunda kubi, ati gusa inkera mbaje kwitura bakesha b'u Rwanda. Urakoze n'ubundi mu kwezi kwa Werurwe kuba ari ukwawo mu kwezi kw'abakesha. Ati rero ubundi Faida na Kanyandiko iyo baje bari kumwe nizeye ko ngiye gusobanukirwa neza amateka y'u Rwanda ya kera kuko bayasobanura neza ukagira ngo nabo ubwabo bari bahari ibyo bikorwa bari babirimo. Ati ndabakunda by'umwihariko gusa kukara ko murenge ku muremure wa Ngoma no kurugarika ho nahumvise kuva kera mu mateka ntabwo nari bisobanukiwe neza rwose ndabisobanukiwe, ariko utabazana tubwira amateka Semugishi na Gicanda. Albert Mujyambere yatubwiye ko ari Nyamasheke murenge wa Bushekeri. Ati nitwa Mujyambere kandi nishimiye igitaramo cyane rwose, ndagira ngo kuri iyo ngingo yo gusobanura abantu muze musobanurire ku rutare Rwanda ba muri byo. Muzamusobanurire
niko yabyanditse. yego ntacyo tuzabireba niba bihuye Uwitwa niba Gatolika Silver we yatubwiye ko atwumvira ikabarore ati muzanadusobanurira hitwa rw'imishinya mu karere ka Kayonza. Eric Hakizimana ati muzadusobanurira amateka yo mu nkomero muri Nyaruguru. Naho Sadi ntaho ndi we yatubwira ko yifuza ko mwamusobanurira amateka ya Nyarupfubire rw'imiyaga na rw'imiyaga muri Nyagatare. Ati murakoze cyane nuko mwese murakoze. Ndetse Rutsindi Ntwarane Deus we yagize ati ndabumvira mu karere ka Ngoma tubutaha muzadusobanurire neza abatarabyumvise nabo babyumve bamenye amateka yo mu Gisaka, Migongo n'Igihunya. Muzasobanurire Igihunya n'Imigongo ubwo bizajyana byose ubwo ni Gisaka, Migongo, Gisaka, Gihunya na Gisaka Mirenge. Yego. Naho uyu nguyu yatubwiye ko yitwa Nugutse Patrick akaba ari umutaranye w'itorero Inyambo y'Ibutare muri kaminuza y'u Rwanda. Tubataramiyeho bageze tuba tubizi ko muri kudusangiza amateka meza. Ati bazatugarukire ku mateka y'umutwikira w'abami twa Nyaruteja ndetse no ku mukore wa Rwabugiri. Ku mukore wa Rwabugiri twahita tuyahuza no mu miko y'abakobwa byahura. Avuze mutwicara abami twa Nyaruteja tuzanahahuza. Hari aho tutavuze ku musozi wa Kigali ahasabirwaga umutima w'u Rwanda n'icyambu cya Nyaruteja aho Nyabugogo ihurirana na Nyabarongo aha ngaho utaragera kuri Ruriba. Burya nicyo cyambu cya Nyaruteja. Hanyuma hakaba n'umusozi wa Kigali binahura nyine n'icyambu cya Nyaruteja n'umusozi wa Kigali muri Gisagara. Nutwicara abami rero birahura. Muri Gisagara arahura umusozi wa Kigali ubaye cyangwa n'umuvugo umutima w'u Rwanda Kigali. Buriya rega ni nayo ntandaro cyangwa se niyo nkomoko y'utwicara abami twa Nyaruteja. Abarundi babonye Abanyarwanda bamanuye bazanye umusozi wa Kigali n'icyambu cya Nyaruteja. Baravuga ngo bati uko bamanukiye ku musozi wa Kigali bakambukira ku cyambu cya Nyaruteja bagafata Nduga. Cyambu cya Gihanga. Kuko cyatangirwa Gihanga. Bati bagafata Nduga baragira ngo bazongere bamanukire ku musozi wa Kigali bambukire ku cyambu cya Nyaruteja bafate Burundi. Aho bita kuri Kanyaruba. Niyo nkomoko rero y'utwicara abami twa Nyaruteja nibo baje gusaba imimaro. Maze rero reka mubwire mwamfura. Yego reka hano twariho dushyireho akadomo mbashimire cyane. Nabashimira kuko amaboko maze ko ibyo birahagije nta bindi. Ariko burya ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana cyane. Rero ndiza ntashidikanya ko abibazaga iyo misozi yose abo mu Nkoto ku muremure wa Ngoma bikinanira ku Rugarika ku Bihimu Bihembe ku ijuru rya Kamonyi ku Mana ya Nkusi n'Igorora ndetse n'ahantu henshi mwagiye mwumva amateka yaho. Ndahamya ntashidikanya ko mwayasobanukiwe. Maze rero nuko twarishaga ariko twasumbaga ijuru. Ni ukuri kw'Imana. Ijoro ryiza kuri mwese. Murakoze cyane. Murakoze cyane.